drop. Bahave, DJ number uno. Bahave. Yes, ni One Nation Radio nk'uko bisanzwe murabizi neza ko tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi rero nabwo turongera tuganire nk'uko musanzwe mubimenyereye mu bantu batandukanye babatumirwa tugenda tubazanira. Aho ngeze ni kumwe n'umusore abantu benshi muri iyi minsi mukunze, umusore w'umu DJ umuntu yavuga ko ahagaze neza mu DJ bahagaze neza muri iyi minsi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hano musanze arahabibwirira. Marnaurd. Yes man. Ura. Ndaho neza bitase. Amakuru yawe. Ni bien. Weekend bitangiye. Ni sawa kabisa ibintu bita. Ibintu ni bahabe. Indirimbo yawe ni cyashe by the way. Nabonye abantu bakomeje kuyikunda. Ariko ushari we nta nahari. Ariko feedback uri kwakira cyane. Feedback ziri kuzozo ni bien. Ni sawa kabisa, people bakunda indirimbo. Bayikunze bayikunze, so no kuvuga ngo nubwo adahari ariko tugerageza kureba nimba nagerageza covering ahantu atari, ariko abantu already nubwo babizi ko adahari ariko bakomeje kwerekana support yahagije yego. Umuntu ashaka kwibaza ngo DJ Marnaurd ko tuzi ko mu bantu bahuye n'ibyago nyuma y'iyi covid cyane turacyanayirimo, harimo aba DJ muri minsi bayeho. Muri minsi no gushakisha biragoye n'ubundi kuko barabizi ko aba DJ nta kazi bafite, so no kurwana ukarakusunika kugeza igihe bafunguriye. Nabwira abantu nabo bari hanze hose bibuke bareba aba DJ bari hafi yabo, bakomeze babafashe, abafite uturaka babibuke, so kuko tugiye gutegereza byatinda kandi ntabwo twizeye igihe bazafunga. Muri covid njye ntabwo twari duherukanye, ariko hari inshuro nk'eshatu nabaga ndi mu rugo nkagukurikira, hari ama live wakoraga ku DJ. Abantu babyakiriye bate? Ari ama live yari sawa, abantu bose bazaga ukabona, ariko ntabwo babyitabiraga cyane kuko babaga baduherutse muri club, so babaga baduherutse live, so hari rero ntabwo batubonaga nk'uko ugasanga sound nigenda neza, lighting, ariko abake barabashije kubigeraho, barabikunze, so nubwo twageza tukabigabanya ariko twari twagerageje. Wese nta muntu nkuko wasabiraga abandi ba DJ, nta muntu wakugeragaho nka kuri, ariko nabonye mu bikora kabwira atari ko musurike kuri mobile money gusubika. Barasunikaga hari abyita nyine kwaka kantu benshi cyane. Wagwaye menshi yabona nangaye. Amaye ya 25 ntago ari menshi, ni 25 kenze n'ibintu nk'ibyo, ahubwo ntabwo niho tarasunitse kabisa. Naje izakurikiraho yaraje ubwo nejo ndahita nyikora naje bitwaye. Yaman hanyuma rero ngira ngo muri iyi minsi umuntu arebye DJ Marnaurd uri murinjira muri musique cyane. Hari bahabe, hari indirimbo wari wasohoye ejo bundi nayo, umuntu yavuga ko ni album wari warakoze yari isanzwe ihari cyangwa nizo uri gukora amasimba. Oya, ntago navuga ngo ni album, ahubwo ni indirimbo n'umuntu mfite kuva mbere, bifite processes byaciyemo, ariko nkeka ko mu minsi imbere barona impamvu ntabwo ninjiye muziki cyane kugira ngo ndeke ubu DJ, ahubwo ndi gushaka kubifatanya nibe ko umuntu yaba umutete. Yego, umuntu ashobora kwibaza ngo kuva kuri Mbappe kugeza kuri uyu munsi wa none, ubwo twigire ku ruhande rw'umuziki, iki umaze kukungura? Muziki umaze kunyungura byinshi, haba mu buryo bwo gutekereza, mu buryo bw'imibereho, mu buryo bwo guhura n'abantu, so maze kumfasha muri byinshi, kandi emera ko vuba aha bidatinze wenda cyangwa mu myaka iri imbere nzaba mpagaze ahantu heza inshallah, ni Imana yadufashije. Yego, hanyuma hano rero mfite utubazo tumwe naje nshaka kubaza kugira ngo mufashe unsubize. Ni segment tujya tugira iyo twahuye n'umustar tukaganira nawe, ibiganiro byacu dukora, hari ibibazo bimwe tumubaza abantu baba bashobora kuba bamwibazaho akaba yadusubiza. Kuri DJ Marnaurd ibyishimo byuzuye kuri wowe ubibona gute? Ibyishimo byuzuye ni igihe mba mfite ibintu numva nkeneye, numva nta kintu nsabwa kidahari. Ni iki kigutera ubwoba kurusha ibindi? Ikintu kinera ubwoba nko kumva ngo amagini ya nijoro. Ikintu kinera ni byinshi, intambara, kudafite amahoro ni byinshi. Hanyuma ninde muntu mu bari ku isi wishimira ndetse ukamwubaha cyane?
ntabwo navuga umwe ariko ni babiri cyane navuga ko ari famiye yanjye yego famiye yanjye ni umuntu umwe deja so bose ndabakunda cyane ndanabishimiye yego ni ikihe kintu utakazaho amafaranga cyane mu buzima bwawe ni isuku n'uvuga ngo imyenda kwambara gusa neza ibintu nk'ibyo niho umufungo wawe ujya abantu mwinshi aha ni ryari ushobora gufata icyemezo cyo kubeshya amahoro nshaka amafaranga mbona nta yindi opportunity ihari nanjye wambeshya ariko uyu munsi biba byemewe none se wanshakagaho amafaranga none buriya abantu bari kureba nyine ahubwo baze kuturemera hanyuma ninde muntu mu bantu bari ku isi ufata nk'usuzuguritse cyangwa udaha agaciro cyane ni umuntu wansuzuguye nanjye hari uhari se hari uwari wagusuzuye wenda ubwo wansuzuguye wese yumve ko nta gaciro muha nyine hanyuma ndashaka umbwire ni izihe indangagaciro wishimira kubona ku muntu w'igitsina gore indangagaciro kwiyubaha gusa neza kuba nyine bumva afatika mwiriwe afatika bagomba kuba afatika gute nyine afatika zubwo icyo tumvaye ni iki ubwo abantu badukurikiye baraza kudusobanurira oya baze kutubwira nabo abo bakunda yego hanyuma uyu munsi uramutse upfuye ukagaruka ku isi nk'umuntu cyangwa ikintu wumva cyaba ari iki ahagaruka ndi nk'umuntu numva nagaruka nyine n'undi muntu uri nkande nyine n'urugero ndi nkande se umuntu wese washimisha abantu umuntu wawe washimisha abantu uriya ndi nk'ikintu nyine ikintu kidasanzwe nk'umuperezida n'icyamamare cya danje yego hanyuma dusoza rero kuri ibi bibazo nihe wumva wifuza kuba mu buzima bwawe nifuza kujya ku rwego rukomeye nifuza ko nagira abantu benshi banzi yego nifuza kujya ku rwego ruhambaye yego radiyo yacu ni radiyo ya diaspora igira hanze y'u Rwanda wa diaspora naho amakuru mfite nuko naho bafite abafana benshi bakunda ibintu ukora ariko nanone no mu Rwanda naho turahari hose turahari ariko cyane cyane muri diaspora dusoza iki kiganiro tugiranye gira message uha abantu badukurikiye cyo nababwira nuko of course no gukomeza kubakurikira kuko ndabona ibintu byanyu bisa neza bagakomeza gusapotinga Marnaurd gukora kureba ama social media yanjye ka follow bagakomeza bakansapotinga urwo rwego nibakomeza kubishyiramo imbaraga tuzabigeraho ariko nabonye ejo bundi Instagram yawe amafoto yose warayasibye bura nta kibiri inyuma hoya nta kibiri warasibye utangira bundi buki ntabwo nasibye ariko barayibye se uyuze kujya urebe ahubwo urasanga ariho nta mashyashya hoya ari n'ariho ya kera oya muze kureba neza harariho ariko ni kariya nari ntangiye nshyashya y'umuziki so ndashaka kugira ngo nzane indi sura idasanzwe ariko nyuma naje gusubiza na DJ kuko bari bamaze kumenyera so yari muri statistique zanjye ni ibintu nari napanze so nukugira ngo nerekane ko naje muri rap yego urakoze cyane rero ubwo reka tugushimire ubwo nakagaruka namwe murakoze cyo bivuze